Murakaza neza kuri channel yanjye Miss Theonie, hamwe tuganirira ibiganiro bivuga ku buzima, hamwe tuganirira ibiganiro bivuga ku ndwara, ku bimenyetso ndetse n'uburyo wakwirinda indwara. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku kamaro ka kokombure n'uburyo ifitiye ubuzima bwacu akamaro gakomeye cyane. Iyi kokombure ubona ku isoko, iyi kokombure urya muri salade, iyi kokombure usanga ahantu henshi, ni igihingwa cyangwa se ni ikiribwa ku rwego mpuzamahanga bita superfood. Ni byiza rero ko umenya agaciro kayo, ni byiza ko umenya akamaro kayo kugira ngo wige kuyikoresha utangiye uyu munsi. Kokombure ifite akamaro gakomeye cyane ku buzima bwacu kuko ifite ubushobozi bwo kuturinda indwara za kanseri, indwara z'umutima, indwara z'uruhu ndetse n'indwara zo mu mara. Niba rero wajyaga uyibona nk'igihingwa gisanzwe, nonaha uyu munsi utangire uyifate nk'ikiribwa gikomeye cyane. Uyu munsi rero ngiye kubabwira ibintu bitanu kokombure ifasha umubiri wawe. Gusa nawe uze kuba hafi ukurikire kimwe ku kindi kugira ngo izi nama ntizigucike. Ikintu cya mbere kokombure ifasha ku mubiri wawe ni uko irwanya kumagara cyangwa se irwanya umwuma. Kokombure igizwe n'amazi ku kigero cya 95%. Ibi bituma irinda umwuma, ikakurinda gufuruta, ikakurinda kunanirwa. Niba rero wajyaga uyikerensa, tangira uyu munsi kuyirya kugira ngo igire byinshi ifasha mu buzima bwawe. Icya kabiri, kokombure isukura umubiri, ibyo twita detox. Ifasha mu gusohora imyanda mu mubiri, cyane cyane mu mwijima n'impyiko. Bivuze ngo umuntu wese urya kokombure afite amahirwe menshi yo kuba atarwara impyiko cyangwa se ngo arware umwijima. Kuko kokombure iba yafashije, yatanze imbaraga ku mwijima we n'impyiko ze akaguma amerewe neza. Icya gatatu, kokombure igabanya inflammation, kubyimbirwa. Kokombure yifitemo antioxida, iyi antioxida zirinda umubiri kwangirika, bityo igafasha abarwaye gute, abarwaye arthritis cyangwa se abantu barwaye indwara z'uruhu. Ndaza kubabwira uburyo ushobora gukora umuti wakwifashisha ku ndwara z'uruhu uwukoze muri kokombure. Ikintu cya kane, kokombure irinda indwara z'umutima. Ahangaha muri kokombure habamo potassium nyinshi. Iyi potassium ifasha kugenzura umuvuduko w'amaraso. Ibi kandi bikarinda indwara za stroke, indwara z'umutima. Bivuze ngo kurya kokombure ni iby'agaciro cyane ku muntu wese, yaba umwana, yaba umuntu mukuru, kurya kokombure biremewe. Ikindi kandi kokombure ikungahaye ku mavitamine menshi cyane arinda uruhu gusaza no gutuma imisatsi ipfuka cyangwa se gutuma imisatsi idasa neza. Bivuze ngo iyo urya kokombure uba ufite amahirwe menshi yo kuba ufite umusatsi umeze neza udapfukagurika. Aha naho bisaba kugira uburyo uyikoreshamo. Uba ushobora kuyirya cyangwa se ugakoramo ji ushobora gusiga mu musatsi, bigatuma umusatsi wawe udapfukagurika. Nabyo nzabategura ikiganiro kibibereka uburyo mugomba kubigenza kugira ngo mugire umusatsi umeze neza. Abantu benshi rero ntago bazi akamaro ka kokombure. Abantu benshi bayirya nka salade bakumva ko bihagije. Ariko noneho uyu munsi nje ndi kukubwira byinshi bikubiye biri muri kokombure kugira ngo ubashe kwiyitaho, ubashe kwita ku buzima bwawe. Dore rero bimwe mu buryo bwiza kokombure ikoreshwamo. Kuvuga ngo hari uburyo ugomba kuyikoresha kugira ngo ibashe kurinda ubuzima bwawe. Uburyo bwa mbere ni ukurya kokombure ari mbisi. Kuvuga ngo ni ukuyifata ukayikatamo udusate dutoya, ukayivanga n'ibindi biryo, ukayishyira muri salade ukayirya ari mbisi. Birashoboka ko nuko imeze wayoza neza,
hanyuma nabwo ukayirya. Icya mbere ni uko uyirya ari mbisi. Icya kabiri, uyishyira mu mazi, ni ukuvuga ngo urayifata ukayikata udusate duto duto, ugashyira mu mazi ukanywa nk'ibyo twita detox water. Ikintu cya gatatu ni ukuyisya ukayishyira ku ruhu cyangwa se ugasiga ku ruhu igihe rushishuka. Niba ufite uruhu rushishuka mu maso, urafata kokombure uyishyire muri blender uyisye, numara kuyisya usige ku ruhu rwawe, uruhu ruraza gukira, ibyo bintu bivuvukaho biveho. Uburyo bwa kane bwo gukoresha kokombure ni ugufata kokombure nkeya ukayikeka cyangwa se ukayisatura udusate dutoya, ukaduteka mu biryo, mu bindi biryo, ariko ntuyihishe cyane, ugakora ku buryo iri bushye gahoro kugira ngo ize kubasha kugirira akamaro umubiri wawe. Kokombure rero iyi ngiyi mubona ntago ari imboga zisanzwe nk'uko mwajyaga mubibona. Ntago ari kumwe urya salade byo kurya gusa. Uyu munsi ugiye gutangira ujye urya atari uvuga ngo uri kurya bimwe byo kwirira gusa, ahubwo uzi n'icyo uri gukura mu biribwa. Nimba tuzi ko kokombure ikungahaye kuri vitamine C, ikungahaye kuri magnesium, ikungahaye kuri potassium, yifitemo antioxidant nyinshi zihagije, ni byiza rero kuyikoresha kugira ngo ubashe kurinda ubuzima, kugira ngo ubashe kwirinda indwara z'umwijima, kugira ngo ubashe kwirinda indwara z'impyiko, kugira ngo ubashe kurinda uruhu kwangirika, kugira ngo ubashe kwirinda kubyimbirwa, kugira ngo ubashe kwirinda uburwayi bwa gute, za rubagimpande. Iki ni ikiribwa cyiza cyane kizagufasha kwivura izo ndwara zose ndi kukubwira. Niba rero wajyaga ukibona mu isoko, rimwe na rimwe wanaryaho ukumva ntabwo gifite uburyohe wifuza, ariko nubwo kidafite ubwo buryohe wifuza, kidafite isukari ihagije, kidafite umunyu uhagije, ni ikiribwa cy'ingirakamaro ku buzima bw'ikiremwamuntu. Tangira uyu munsi ugikoreshe, utangire ucyiteho, hanyuma nyuma yaho uzambwira umusaruro mwiza wavuyemo. Ku bana bakiri batoya, kokombure iba ishobora kurinda indwara z'impiswi. Ni byiza rero ko nabo igihe ufite kokombure nabo ugomba gusya dukeya ugashyira mu biryo byabo. Ikindi kandi, ikintu gikeneye kuri wowe ni uko uyongera mu mafunguro yawe ya buri munsi kugira ngo ibashe kukugirira akamaro. Ikindi ni uko kuyikoresha, cyane cyane abantu bashaka impinduka ku musatsi, ntago ari ibintu uzavuga ngo ndabikora rimwe bihite biza. Byibuze biba byiza iyo uyikoresheje kabiri mu cyumweru. Uvuga ngo ugakora ya ji yayo ukayisya, warangiza ugasiga ku misatsi mwene ahangaha imisatsi igiye itangiriye. Ibi bitanga resulta mu byumweru byibuze 3, ushyiramo kabiri mu cyumweru kugira ngo ubone umusaruro mwiza. Abantu mudukurikiye rero, ngira ngo mwese mwumvishe ibyiza bya kokombure, ngira ngo mwese mwumvishe akamaro ka kokombure, ngira ngo mwese mwumvishe icyo kokombure ifasha ubuzima bwacu. Nimba wajya kuyibona ukabona nta gaciro uyiha, nimba wajya kuyirya ukumva urabishye, ntago n'ubundi n'imiti dutanga kwa muganga ntago iryoha. Ni nabyo bintu bya mbere bisharira, ariko abantu imiti barayinywa bakanayikunda. Byaba byiza rero uhereye kuri iyi ngiyi wivura, hanyuma igihe byanze nyine ukaza kwa muganga tukagufasha. Tugushimira rero wowe wabanye natwe, dushimira wakurikiye ikiganiro cyacu, tugusaba ko ikiganiro wagishyikiriza abandi kugira ngo nabo bamenye akamaro ka kokombure, kugira ngo nabo bamenye uburyo bagomba kwita ku mubiri wabo bakoresheje igihingwa cya kokombure. Wibuke gukora subscribe, gukora share ku nshuti zawe, ukore like, kandi utwandikire utubwire aho wumva ukeneye izindi nyunganizi, aho wumva ukeneye ubundi bujyanama. Turahari ngo tugufashe, turahari ngo tukunganire, dukomeze twubake ubuzima buzira indwara.